Hello everybody, ku bakunzi ba Trumpet TV twongeye kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana. Kuri uyu munsi rero ikintu tugiye kuganiraho, tugiye kugaruka cyangwa se kuvuga ku bibazo byinshi cyangwa se bimwe na bimwe byibazwa n'abakobwa, ariko ibyo bibazo abakobwa ntabwo batinyuka kubibaza abasore. Ni ibibazo bo ubwabo bibaza ariko batagira imbaraga cyangwa se batinya kubabaza abasore. Rero mw'ibyo bibazo umuntu wese waba wenda yumva nko ku basore afite igisubizo ashobora kutwandikira muri komenti igisubizo cya bimwe muri ibyo bibazo tugiye kuvuga, wenda we wumva ko ushaka kugisubiza cyangwa se wafasha abakobwa kugira ngo barusheho gusobanukirwa neza. Ariko mbere yuko dutangira, ndagira ngo nsabe wowe utarakora subscribe, gukora subscribe, kora share, kora like kugira ngo ibyo turimo gukomeza kubategurira hatagira na kimwe kigushika. Reka tuze dutangira tuvuga kuri bimwe muri ibyo bibazo abakobwa benshi bibaza ariko badashobora gutinyuka kubaza abahungu. Akenshi na kenshi hari ubwo umukobwa cyangwa se umusore n'inkumi bahura bagahuza urugwiro, bagatangira kwifuza cyangwa se bakagerageza kumenyana birenzeho. Rero muri uko gutangira cyangwa se gutangira gukundana, hari ibibazo benshi baba bashaka bibaza kuri bagenzi babo baba babazanya kugira ngo bamenyane. Ariko hari n'ibibazo abakobwa ku giti cyabo aribo tugiye kugarukaho bo bibaza ariko badashobora gutinyuka cyangwa se bibatera isoni kubabaza abahungu. N'ibyo bibazo rero nibwo tugiye kureba bimwe muri byo. Ikibazo duheraho abakobwa bakunda kwibaza no kwibaza bati se uyu muhungu dukundanye cyangwa se umuhungu tumenyanye yaba yarahuye cyangwa se yarakundanye n'abakobwa bangahe mbere y'uko njye nawe duhura. Icyo ni ikibazo abakobwa bakunda kwibaza cyane ariko bitorohera guhita babibaza abahungu. Ikindi kibazo ni ikibazo kivuga ati se uyu muhungu yaba antekerezaho nk'uko njyewe mutekerezaho, kubera ko abahungu ni abantu badakunda kugaragaza amarangamutima yabo mu buryo bwihuse, ariko abakobwa bo nabo bakibaza ibibazo byinshi ku giti cyabo. Iki rero ni kimwe mu kibazo gikunda kwibazwa n'abakobwa. Ese uyu muhungu antekerezaho? Se niba antekerezaho kangahe ku munsi? Icyo nacyo ni ikibazo abakobwa bibaza. Ikindi kibazo abakobwa bibaza ni ukuba yibaza ati se uyu muhungu ni izihe defo ambonaho zishobora kuba zamubangamira. Ibyo nabyo ni ibyo umukobwa yibaza, ko aba yibaza ibibazo byinshi kugira ngo amenye uko yitwara, kugira ngo barebe ko hari icyo yahindura kugira ngo agerageze kukwiyereka uko we wishimira. Icyo nacyo ni ikindi kibazo abakobwa bakunda kwibaza bibwira bati se ambonaho buriya iyihe defo. Ikindi kibazo bibaza abakobwa bakunda kwibaza ati se uyu muhungu iyo arimo kuganira na bagenzi be n'inshuti ze, iyo amvuze amvuga gute? Ese angaragaza gute mu maso ye ya bagenzi be cyangwa se mu biganiro ajyana na bagenzi be? Ibyo nabyo ni ikibazo abakobwa bibaza cyane ariko bigora kubabaza abahungu. Ikindi kibazo abakobwa bibaza, baribaza bati se nk'uyu muhungu ni ibihe byifuzo bye atagaragaza? Ni ikihe kintu yifuza? Ni ikihe kintu yifuza? Ni ikihe kintu yifuza mu buzima ariko atagaragaza? Aba yumva yareba nko mu cyumba cy'ibanga cyo mu mutima kugira ngo amenye icyo uwo muhungu yifuza koko. Ibyo nabyo ni kimwe mu bibazo abakobwa bibaza mu gihe bagitangira kumenyana n'abahungu cyangwa se mu gihe bari mu rukundo bashaka kumenya neza uwo muntu bagiye gukomezanya urugendo rw'ubuzima. Ibindi bibazo rero, ikindi kibazo twakomereza abakobwa bajya bibaza, ni ikibazo gisa nkaho gitangajeho ariko abakobwa bakunda kwibaza kuko bajya bibaza ko abahungu akenshi ngo bakunda gupima ingano y'igitsina cyabo. Abakobwa rero nabo baba bumva babaza abahungu se waba warabigerageje, waba warapimye ingano y'igitsina cyawe? Ariko abakobwa nyine nabyo ni kimwe mu bibazo bitaborohera. Ikindi kibazo abakobwa bibaza, baribaza ati se uyu musore areba filime z'urukozasoni? Ese azirebera iki? Ese azireba kangahe? Cyangwa se bakibaza bati se uyu muhungu yaba yikinisha? Ibyo nabyo ni bimwe mu bibazo abakobwa bibaza. Ikindi abakobwa bagiye bakunda kwibaza ati se uyu muntu umushahara we nangahe? Amafaranga yinjiza, umubare w'amafaranga ungana gute? Ibyo nabyo ni bimwe mu bibazo abakobwa bibaza uburyo umuntu bari kumenyana cyangwa se abahungu binjiza ingano y'amafaranga binjiza
mu kwezi cyangwa se mu buzima bwabo busanzwe. Ikindi umukobwa aba yumva yabaza umuhungu ariko bitamworoheye no kumubaza bati se igihe tutari kumwe cyangwa se igihe ntahari waba ugirana ibindi bihe byiza n'undi mukobwa, waba ugerageza guhuza urugwiro n'undi mukobwa igihe uzi ko ntahari cyangwa se igihe uzi ko icyo urimo gukora cyose ntakimenya. Icyo nacyo ni ikibazo gihora mu mitima y'abakobwa bahora bibaza ariko badashobora cyangwa se bitorohera kubaza abahungu. Ikindi kibazo abakobwa bakunda kwibaza ni ukwibaza bati se wowe nk'umuhungu wumva umerewe ute mu gihe ubonye nk'undi muhungu cyangwa se undi musore ari kugerageza kuntereta cyangwa se gushaka kumenya muri wowe wumva ko ntacyo bikubwiye cyangwa se wumva ugeze ku kantu ko gufuha. Icyo nacyo ni ikindi kibazo twaba dushorejeho muri ibi bibazo abakobwa benshi bakunda kwibaza ariko badafite ibisubizo. Ngayo nguko rero ubaye hari igisubizo watanga muri ibi bibazo tubajije wadufasha ukagishyira muri comment, hanyuma abakobwa bakabona uko bagira igitekerezo ku bibazo bibaza. Murakoze rero, yari Vanessa hamwe na Warden the Great. Nkomeje kubasaba kugira ngo mukore subscribe, mukore share, mukore like kugira ngo natwe bikomeze bidutere imbaraga zo kubategurira byiza byinshi tubafitiye. Murakoze, Imana ibarinde.